Kubatizwa kwa Yesu. Mariya na Yozefu barereye Yesu i Nazareti, ndetse Yesu yari umuhungu wari utandukanye n'abandi bantu bose kuko yubahaga ababyeyi be bo ku isi, ariko yari yariyeguriye ubushake bwa Se wo mu ijuru. Gukura kwe yatangazaga ababyeyi be n'abigisha uburyo yarasobanukiyemo ijambo ry'Imana. Yabayeho nk'abantu mu buryo bwuzuye. Imana yahaye Yesu umubyara we ari we Yohana. Intego ye yari gutegurira abantu kwakira Yesu. Yabaga mu butayu, abantu benshi bakaza ahari bakumva ubutumwa bwe. Nimwihane ibyaha byanyu muhindukirire Imana, dore ubwami bw'Imana buri bugufi. Yohana yabatizaga abo bari bazi ko bagomeye Imana, bifuzaga ko Imana yahindura imitima yabo. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakana ati, ko ari njye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore kuko aribyo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi. Ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Matayo igice cya 3 umurongo wa 2 wa 13 kugeza kwa 16, na Luka igice cya 2 umurongo wa 49. Yesu ageragezwa. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugegezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, abona gusonza. Yesu yari Imana akaba n'umuntu. Yahanganye na wa mushukanyi washutse Adamu na Eva muri Edeni. Umushukanyi yashakaga yuko Yesu yizera ko urukundo rw'Imana rumwe rwumvikanye rukanagaragazwa ku ruzi rwa Yorodani mu minsi mike yari ishize, noneho ko rutari rugihari. Muri uwo mwanya umushukanyi aramwegera ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Yesu aramusubiza ati, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi kuko handitswe ngo, izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Matayo igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza kwa 6. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo, ntukagegeze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati, biriya byose ndabiguha mukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kwanditswe ngo, uramye Uwiteka Imana yawe aba ari yo ukora yonyine. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Amayeri y'umwanzi yahindutse guhera igihe yashukaga Adamu na Eva. Ariko aho Adamu na Eva batsindiwe, niho Yesu yatsindiye. Haleluya! Binyuze mu gukoresha ijambo ry'Imana rya Se, yatsinze umubi. Isomo tuhigira: uburyo Adamu na Eva bashutswemo ni nabwo buryo Yesu umukiza wacu yagejejwemo, ari bwo gusuzugura Imana tukumvira Satani. Yesu nk'uwari Imana 100% akanaba umuntu 100%, yagejejwe nk'uko natwe tugeragezwa. Nshuti yanjye, nubona ibigeragezo bikugarije, jya umenya ko iyo nzira Yesu nawe yanyuzemo kandi akayivamo anesheje. Yesu aduha ubwishingizi bw'uko nitumutabaza azatuneshereza ibitugoye tukabinesha. Senga utabaza ijuru, kuko Yesu ahora yiteguye kukwakira ndetse akaguha imbaraga.